ndagusuhuje nongeye no kuguha n'ikaze. Banza wumve, umukire ahangayikishwa n'ifaranga rye ryose ahantu rigiye, naho umukene ashimishwa no gusohora amafaranga ku kintu cyose ahuye nacyo. Umukire ahangayikishwa n'ifaranga rye ahantu hose rigiye, naho umukene agashimishwa no gusohora amafaranga ku kintu cyose ahuye nacyo. Aba ni abantu babiri, umukire n'umukene. Hari imyaka ibagaragaza, hari imyaka ngiye kubabwira igaragaza umukire ushimishwa cyangwa se uhangayikishwa n'ifaranga rye ryose rigiye. Hakaba n'imyaka noneho ituma usohora amafaranga ku kintu cyose uhuye nacyo. Iyo myaka rero yitega amatwi, ngiye kuyikubwira, wumve niba iyo myaka waba uyirimo, wumve niba uri muri icyo kigero, wumve niba uri mu kigero cyo gukira, wumve niba uri mu kigero cyo gukena. Aba bantu babiri, urinde, ese uri umukire, ese uzakira, cyangwa uri umukene? Niba muri iki gice uza kwiyumvamo hamwe muri aha, wimenye nawe icyo uri cyo, niba uri umukire cyangwa se uri umukene. Ndakugira n'inama mu gusoza, wumve ikintu ugomba kwitondera gituma ushobora kuba umukene, ku buryo wasohora amafaranga ku kintu cyose uhuye nacyo. Rero umuntu mushyashya, kora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ikindi kiganiro kizakugeraho mu ba mbere. Kandi nzi neza ko umaze no gukora n'igikorwa gikomeye kuri ngewe, kuko nanjye mba nguhaye ibintu by'agaciro. Rero reka dutangire dutya. Iyo urangije amashuri yisumbuye ya segonderi ukajya mu buzima bwo hanze, bavuga ko nibura urangije segonderi afite imyaka 18. Mu myaka 18 rero hari ubwo ugera mu cyaro ukumva ushatse akazi. Iyo ushatse akazi ukakabura cyangwa se ukakabona, akenshi aba bantu mu myaka 18 na 24 abari hanze ho nta n'ikintu biba bimubwiye. Kumubwira ngo ushaka amafaranga, aba yumva nta kintu na gitoya bimubwiye, kuko yumva nta mumaro wabyo. Ntabwo uyu muntu aba ari mu nzira zo gushaka amafaranga, kuko aba agitunzwe n'iwabo. Iyo atashye akarya iwabo, aba yumva ko ubuzima ari ubwo, nta kintu aba atekereza. Ariko guhera 24 na 30 niho babandi barangije kaminuza twese twisanga. Abarangije kaminuza na babandi barangije segonderi batatekerezaga ku mushinga runaka. Uyu muntu uri hagati y'imyaka 24 na 30 aba ashaka akazi, noneho amaze gusobanukirwa n'ikintu yakora. Icyitonderwa, uyu muntu hagati y'imyaka 24 na 30 ntabwo aba ashaka kwikorera, ahubwo aba ashaka akazi k'ukwezi, kuko aba yumva ariko kazi k'agasirimu cyane, yuko katanamuvuna ngo arajya kwirwa yirukanka mu gasozi. Waba yumva ko akazi k'ukwezi ari agasirimu, ariko aba ashaka. Ikindi, aba basore baba bumva mu buzima buryoshye ari ugukora akazi k'ukwezi kakamuha amafaranga, atiriwe ajya gushaka akazi kamusebya ngo afite igishoro gikeya, cyane ko nta n'igishoro waba anafite. Iyo avuye mu ishuri nta gishoro aba afite, aba yishakira akazi k'ukwezi, akirirwa yirukanka ashaka amafaranga. Uyu rero ntabwo amubara ngo ni umukire, nta nubwo amubara ngo ni umukene, kuko bagishaka amafaranga avuye mu buzima bw'ishuri. Noneho ku myaka 30 na 35, aha hantu mugende mubyumva neza. Niba unyumva ufite imyaka 18 kugeza kuri 24, nta kazi ushaka, nta n'ikintu binakubwiye, kuko utunzwe n'akazi, utunzwe n'iwanyu, urumva nta n'ikintu binakubwiye. Ariko niba ufite imyaka 24 na 30 ukaba unteze amatwi, nge ndimo ndabadefinisa, ndimo ndababwira, kuko amagambo ndi kubabwira niyakuye mu gitabo cyitwa The Millionaire Next Door, niho nayavanye. Ni ukuvuga ngo ku myaka 24 n'imyaka 30 uyu musore ntabwo wamubwira ngo ujya gucuruza amakara ngo akwemerere, ntabwo wamubwira ngo genda ushinga akabutike ngo akwemerere, ntiwamubwira ngo genda ucuruza imineke ngo akwemerere, ntiwanamubwira ngo genda ukore utungutu ngo akwemerere, kuko aba ashaka akazi k'ukwezi. Ni kimwe n'uriye imyaka 18 na 24, ntabwo wamubwira ngo abikore ngo akwemerere, kandi agiye iwabo akarya akaryama bamutunze, nta kibazo abafite. Rero n'uyu wa 20 na 30 nta kintu yakora ngo bikunde, waba ashaka akazi k'ukwezi. Icyakoze, impapuro aba yaradepoje mu bigo by'imari aka kazi
akakabura kongera akajya ahandi, akakabura akajya ahandi, ubuzima bukaba ubwo, atangira kwiheba iyo ageze ku myaka 30 na 35. Iyo uyu muntu yabuze akazi akageza muri iyi myaka, uyu muntu aba ahuzagurika noneho ku kintu cyose ahuye nacyo. Iyi myaka 30 na 35 uyu muntu aba abeshejweho no guhuzagurika, kuko aba ari gutangira noneho gutekereza ku kintu runaka, yagitekereza niba no kwikorera noneho bitangira kubuza. Akavuga ati nibura ndashaka ikintu nakwikorera kuko akazi narakabuze. Wamubwira umushinga runaka akumva yawukora, ariko nanone akumva ntiyawukora, agahitamo uyu akawushima akanawemera, ariko ejo bwacya akongera akiga undi akumva uruse wa wundi. Uzasanga no mu mutwe we atekereza ikintu kimwe, ariko ejo yakumva ikindi akumva nicyo kiza kuruta icyo yari amaze guhitamo. Muri make arahuzagurika, ariko atangiye gushyira ubwenge ku gihe bwo kwikorera, kuko arabona ko amafaranga yo kuvana ku bandi atari buze kuyabona. Aba bantu imyaka 30 na 35, ntabwo uyu muntu afata umwanzuro ku kintu runaka, ariko iyo agize amahirwe akakigwaho agahita afata umwanzuro akawutangira, agatangira business ye. Uyu muntu aba atangiye muri za nzira nababwiye ngo umukire akurikirana ifaranga rye ku kintu cyose ahuye, akurikirana amafaranga ye, mbega muri make aramuhangayikisha. We yumva akunze amafaranga ye, akayakurikirana ku kintu icyo ari cyo cyose amafaranga yasohoyemo. Mu gihe umukene we, kuko nababwiye ngo umukene we ashimishwa no gusohora amafaranga ku kintu cyose ahuye nacyo. Uyu muntu watangiye business afite imyaka 30, hagati ya 30 na 35, uyu muntu aba umukire, kuko wibuke yanyuze mu buribwe bwo kwaka akazi arakabura. Ikindi wibuke ko imyaka afite yatekereje umushinga uramuvuna, anawutangira unamuvunnye. Uyu rero ifaranga rye ryose aho rigiye ararikurikirana kandi rikamuhangayikisha, ashimishwa nuko bamuzanira amafaranga, mu gihe umukene washimishwa no gusohora amafaranga. Niho iyi myaka itangirira kukwereka ko niba uzaba umukire. Niba ufite imyaka 30 na 35 ukaba wifitiye business yawe, nushaka iba ari nto yikwinjiriza amafaranga 500 ku munsi, uri umukire. Kuko ibi bimenyetso by'iyi myaka n'uburibwe baramaze kunyuramo rwose ni ibigaragaza ko uri umukire. Wihagarareho rwose, ukomeze kino kiganiro, ndakugira n'inama ibyo ugomba gukomeza gukora n'ibyo ugomba gukomeza kwirinda. Sasa rero ku myaka 35 n'imyaka 40, uyu muntu akenshi bano bantu baba bamaze kuba abapapa cyangwa se bamaze kuba abamama, baba bamaze kuryoherwa n'akazi iyo afite ikintu yatangiye gukora, aba amaze no kuryoherwa n'amafaranga cyangwa se amaze kuryoherwa na business ye ari gukora. Ariko iyo agifite ibyago by'uko agishakisha akazi akaba ntakabona, uyu muntu ahanini ntabwo ashobora gukira, bitewe n'uko iyo amaze kugeza muri iyi myaka hari imbogamizi cyangwa se ibigerageza amaze guhura nabyo. Urugero, ni umupapa cyangwa ni umumama yarabyaye, ntabwo ari gushaka amafaranga yo kujya muri business, ahubwo arimo arashaka amafaranga yo kujya gutunga urugo rwe. Ntabwo yapfa kubona igishoro cyamujyana muri business, ahubwo arimo arashaka ibyagatunze urugo rwe. Rero umuntu watangiye kuba umupapa cyangwa umumama afite iyi myaka, nta kazi aragira, nta business arashinga, biragoye 40% kugira ngo ubashe kugira ikintu ukora. Icyo akoze uyu muntu iyo agize Imana akabona akazi cyangwa se akabona business akora, ndakubwiza ukuri amafaranga yayagirira ubugugu, uyu nguyu arakira pe. Ariko akagira imbogamizi z'uko yatinze gukora, yatinze gushaka business akora, akayishaka kuze. Buriya business yo wayitangiye ukuze ntabwo ushobora kugukiza nkuko wakayitangiye ukiri mutoya. Wagira amahirwe nuko yatangira business afite imyaka iri munsi y'imyaka 35. Niba uri munsi y'imyaka 35 cyangwa se none bibaye akarusho ukaba uri munsi y'imyaka 30, byaryoha cyane ukaba ufite imyaka 20 hejuru, rwose ufite amahirwe 90% yo gukira. Ariko niba ushaka business ukaba uri hejuru y'imyaka 40, rwose nkubwiza ukuri bizagusaba imbaraga n'isukari nyinshi mu mubiri,
bizakumva biravunanye, biranagoye no kubyiyumvisha, biragoye kuko iyi myaka uba ufite ibibazo byinshi uri guhura nabyo bituma usohora amafaranga, ariko iyo wabitangiye ukiri mutoya uba ufite amahirwe menshi yo gukira. Sasa rero imyaka iri hejuru y'imyaka 40 kugeza kuri 45, uyu muntu kuko wibuka ko nawe yaciye muri bwa buribwe bw'imyaka 35 na 40, aba amaze gushaka, ahangaha abatangiye noneho kwiheba, agasohora amafaranga, agatanga amafaranga ku kintu cyose ahuye nacyo. Ni handi nababwiye ngo umukene ashimishwa no gusohora amafaranga akayata ku kintu cyose ahuye nacyo. Ntabwo uyu muntu ashobora gukira, keretse kubwo amahirwe yenda n'abana be cyangwa se n'imiryango igashobora kumuha sapoti, ariko kugera ku kigero cy'ubukire bwa nyabwo bikaba bigoye. Imyaka iyi ngiyi abamaze nuko hafi kugira abafite abana bakuze, ngaho arimo arabarihira amashuri, ngaho arimo aragira gute, imvune zose za kibyeyi arimo arazigira. None aya mafaranga uyu muntu yayavana hehe atarebonye akiri mutoya? Niyo mpamvu njya mbabwira ngo shaka ikintu ukora ukiri muto, kuko nicyo gihe cyo gushaka amafaranga. Kuko abenshi muri iki gitabo baravuga ngo abenshi batangira gushaka akazi bakuze kuko nta kundi babigenza, bagapfa gukora ikintu cyose bahuye nacyo. Niba ari ugucuruza avoka, niba ari ugucuruza imineke, agatangira kubikora kuko yabonye ko nta kundi yabigenza. Ndaguha urugero, uzakunda kubona umuntu wari umunyeshuri arangije amashuri nta kintu yakora, namara gukura akajya gushaka nta kazi arabona, nta kintu cyo gukora, birangira atinyutse noneho akayikorera avoka akazijyana mu isoko, kandi akiri umusore atarabikoraga. None se no kubera iki? Kuki uwo twabonaga kera utarabikora ubu ngubu ari none ari gucuruza avoka mu isoko, akagenda yikoreye igitebo cy'ibijumba akakijyana mu isoko, ariko akiri umusore ntabwo yabikoraga? Ni ukubera ko akiri umusore yari yemeraga, yashakaga akazi keza, wabwira ngo ikorera akabyanga kuko yumvaga nta kintu byamumarira. Ariko ubu ngubu tuvugana, ubu noneho yabikora kuko nta handi hantu afite ubuhungiro. Kuko noneho nushaka umuseke cyangwa se ureke kumuseka, ikizima nuko agenda akibonera amafaranga ye, ariko akiri mutoya ntabwo ari kubikora. Rero ikintu cyose wakora kiguha amafaranga ukiri mutoya gikore. Kora akazi ukiri muto, kuko numara gukura uzongera noneho uzakifuza ukabure. Ibyiza korera amafaranga ugifite imbaraga. Noneho ku myaka 45 kugeza ku myaka 55, uyu muntu abageze mu myaka y'ubukure ntabwo yakira. Uyu nguyu nubwo wamuha n'amafaranga ukamubwira uti ngo haye igishoro, ukamukubita miliyoni 100, ntabwo yakira, kuko we ari umubiri we wamaze gusaza, yamaze kwiyakira nk'umuntu ukuze, yamaze kuba umuntu mbega muri make yamaze kwiyakira ko nta bukire ari kwizera mu buzima bwe. Noneho n'umubiri we wamaze gucika intege, kandi iyo umubiri ucitse intege n'ibitekerezo byose birajyana nabyo biragenda bigacika intege. Mbega iyo umuntu ari gusaza, umubiri ugenda ucika intege ugasaza, n'ubitekerezo naho hagasaza. Ntabwo uyu muntu aba agifite ibitekerezo byo gukora business. Biragoye ko yabikora, si no kuvuga ngo biragoye, nta nubwo yanabikora. None wa mujene we, wa musore we, niba ufite imyaka nakubwiye y'ubusore, urumva niba utari gukora business aka kanya ufite izo mbaraga, umubiri wawe ukimeze neza, ukaba ufite ibitekerezo bizima, ukaba ufite n'imbaraga zishoboka zose, urabona uzabikora umaze kugira iriya myaka. Ubu tuvugana ufite imyaka 20, hagati y'imyaka 20 na 30, ubu aka kanya ufite amahirwe 100% yo kuba wakwikorera. Kuko gutegereza akazi mu bakire rwose nkubwiza ukuri, kereka kubw'Imana nibikora ikakaguha, ariko ntago nkakwijeje 100%. Genda wikorere. Niba rero uri kubitinya ukavuga ngo nzaba mbikora nimbona nkabuze, umenye ko umunsi uvaho hajya hundi. Muri make iminsi yawe irimo iragenda ivaho. None se niba kubikora ufite iyo myaka, uzabikora umaze kugira imyaka 40? None se mu myaka 40 uzabikora umugore uzashaka cyangwa se uwo musore umugabo uzashaka uzamutungisha iki? None se icyo gihe uzabona amaze kubyara abo bana uzabafashisha iki? Uzabaha iki? Noneho nugera mu myaka 45 na 50, kabo bana bazaba bakeneye kujya ku ishuri cyangwa se bazaba baratangiye no kurijyamo, uwo mwana uzamurihira amashuri amafaranga uvanye hehe?
kandi umwana akazakenera no kurya no kunywa no kwambara n'iki byose, ayo mafaranga uzayavanaho utarayashatse ukiri mutoya. Gushaka amafaranga bikorwa ukiri muto, kuko iyo ukuze umubiri ucika intege ndetse n'ibitekerezo byose bikagenda. None niba uvuga ngo ejo bundi numara kuba umugabo n'umupapa umaze kugera hagati y'imyaka 45 na 55, hariya ho rwose uriya muntu ashimishwa no gusohora amafaranga ku kintu cyose ahuye nacyo. Niyo agiye mu isoko yitwaje 10,000, reka mvuge guhera ku myaka 45 kugeza kuri 55, uriya muntu yagiye mu isoko yitwaje 10,000, agiye kugura igitebo cy'ibijumba, iyo ageze mu isoko agahura n'urunyanya ararugura, kandi ajyanywe n'ibijumba. Nagenda akabona agapira keza arakagura, nagenda akagera ku kintu cyose ahuye nacyo akumva arayishatse arakigura, kuko ntabwo akigugumiriza ifaranga naribona rikoresha ibyo abonye. Ntabwo rero wamurenganya, agize amahirwe arayabonye, reka yakoreshe ku kintu cyose ahuye nacyo. Naho umukire warimo arahangayika n'ijana ryose ahantu rigiye araryandika. Nawe ushaka asohoke na senkani igiceri cya 50 aracyandika, kandi kimubabaze nabona kigiye. Rero niba ushaka kuba umukire, kora ukiri muto. Mbisubiremo, niba ushaka kuba umukire bikore ukiri muto. Niba ufite iyo myaka ndiko kubwira hejuru y'imyaka 40, ni umusaraba pe, ni umusaraba. Biragusaba kwihangana, kwizirika umukanda, ukabwirirwa ukaburara, kugira ngo ubashe kubona igishoro cyagutangirira ubuzima, cyakubakira ubuzima, bukakuvana aho ngaho waruri. Sasa rero dore inama ngiye kukubwira wa musore we. Ngira n'amahirwe abantu bari nkurikirana cyane, hafi ya bose ni abasore. Buriya njye subira inyuma nkajya kubareba, hafi ya bose ni abasore. Dore inama nakugira wa musore we, niba ushaka kuba umukire, kugira ngo ubare ikintu cyose kikuvuyeho ifaranga ryawe ryose urikurikirane, kugira ngo ube uriya, irinde ibi bintu bibiri ngiye kukubwira. Ndahita nkubwira n'ikintu ugomba gukora. Ikintu cya mbere, irinde ibiyobyabwenge, irinde ibisindisha, kuko niba bino bintu bikunda wa musore we, ukaba ugiye gutangira business cyangwa se niba unayifite, irinde ibisindisha, kuko nanone utwo dufaranga ufite cyangwa se ibyo bifaranga ufite, niba uri kubikoresha cyangwa niba ugiye kubikoresha ukaba unywa ibisindisha, ntabwo bizagukundira, bizarangira nayo uyasohoyemo. Ntabwo wakira unywa ibisindisha byinshi. Ubwo ni inzoga zihenze cyangwa se nishaka ziciriritse, ni itabi. Ibi bintu cishamwo umurongo. Icya kabiri ugomba kwirinda, irinde indaya, irinde ubusambanyi. Wa mukobwa we, wa musore we, niba ushaka gukira ukaba ufite amafaranga waratangiye kuyakoresha cyangwa se ugiye kuyakoresha, irinde ibi bintu, kuko ibi byose uko nkubwiye ari bisindisha ndetse n'uburaya, nubijyamo none ukagira Imana amafaranga akaza, niko uzajya noneho mu bindi birenze. Urugero, niba unywa itabi yisigara, nukira ukabona amafaranga menshi, noneho uzahita unywa za matabi ahenze. Niba unywa inzoga wenda icupa rigura 1,000, nugira amafaranga uzahita unywa icupa ry'10,000. Nugira niba uri indaya ukaba ujya gucirikana ugasohora 10,000 ku ndaya imwe, noneho uzahita usohora amafaranga 100,000, uzashaka izihenze. Gabanya uburaya, ugabanye, ukureho uburaya, ukureho ndetse n'ibisindisha. Dore inama ya kabiri ngiye kukugira. Wewe ushaka business wa musore, impamvu ndi kubwira abasore ni uko iyo umaze kubaka biba bitagikunze, ni gake cyane bishoboka. Wa musore ushaka kuba umukire, imenyereze abakire, bimenyereze mukundane, kuko umukire ahangayikishwa no gusohora amafaranga, yumva atayasohora, mu gihe umukene ashimishwa no kuyasohora. Rero niba ushaka kuba umukire, nawe hinduka umukire aka kanya, wisohora amafaranga ahubwo yinjize, none himenyekanisha n'abakire baba ari bo bayaguha. Urugero, shaka imari uzajya uha wa mukire aguha amafaranga. Urumva, urabutsinze igitego cy'uko agiye kuguha amafaranga kandi yarazi ko we wayamuha, ahubwo we nayaguhe. Shaka imari, ikintu ushaka ibe ntoya, nishaka ibiciriritse, uko umeze kose,
weho genda ushaka imari uha umukire aba ari uguha amafaranga, aho kugira ngo ugende uha umukire aguha imari. Oya, ahubwo aho kugira ngo umuhe amafaranga we nayaguhe. Uraba uguranya ubuzima bwe, uraba ukoze imbusanyi, byanze bikunze uraba ufite amahirwe menshi yo gukira. Inama nkugiriye ni nziza pe, ubyemere, nushaka ubyange. Nkugiriye inama nziza, ntakubeshye, nkugiriye inama nziza. Shaka umukire aba ari guha amafaranga kugira ngo yamuhe, ubundi biriya bintu bingahe bikureho, ndebe ngo urakira. Reka mushimire rero, ubu ntiwakora subscribe, bikore, kora subscribe kuko nkukoreye akantu k'ubwenge keza we. Ndagushimiye rero, bye bye.